uhabwe umugisha cyane niba wemeye kubana nanjye aka kanya muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo gihangayikishije abadamu benshi aricyo infection vaginale. Niba ujya wumva mu nda hakubabaza ukabona ibintu bisa n'umweru byacikaguritse bisohoka mu myanya y'ibanga, ukishimagura rimwe na rimwe bikaza binafite impumuro itari nziza, iki kiganiro ni icyawe kuko ngiye kukubwira umuti uzajya wikorera iwawe mu rugo bitagusabye amafaranga, ukoresheje ibyaremwe hanyuma ukabasha gukira. Benshi bakoresheje uno muti kandi wabagiriye umumaro. Niba kandi utari wazirwara, ni byiza gukurikirana kino kiganiro kugira ngo umenye neza uburyo ushobora kwirinda. Niba warafashe isegonda ryawe ugakanda kuri subscribe no kukazogera, Imana iguhe umugisha cyane. Kandi nawe nkurikiranye, niba ugiye kubikora aka kanya, Imana iguhe umugisha utagabanije. Tugiye gutangira mbabwira impamvu itera infection vaginale, ndetse ndababwira n'ibimenyetso ushobora kukwereka ko urwaye infection vaginale, hanyuma nze mbaha wa muti nk'uko nabibasezeranije. Ubundi infection vaginale ziterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko impamvu iza ku isonga ni imihindagurikire y'imisemburo. Iyo imisemburo yabahindaguritse bigutera ibibazo bigiye bitandukanye, harimo no kuba wakwatakwa n'izi infection vaginale. Imisemburo y'abagore ihindurwa n'ibintu byinshi bitandukanye, hari ukuba wasama, hari ukuba wagira stress menshi, hari ukuba ugeze mu gihe cya menopause cyangwa wegereje kukigeramo, hari no kuba ufite ikibazo cya POS. Ibi bibazo byose bishobora guhindagura imisemburo yawe, bityo bikaba byagutera kuba wagira ikibazo cya infection vaginale. Impamvu ya kabiri ni ukugabanuka kwa bagiteri nziza ziba mu myanya y'ibanga y'abadamu. Mu myanya y'ibanga y'abadamu habamo bagiteri ebyiri, hari bagiteri nziza ndetse na bagiteri mbi. Iyo bagiteri mbi rero zaganjije inziza, imbi zikaba arizo zizamuka cyane, watakwa na infection vaginale mu buryo bworoshye. Wakwibaza uti mbese izo bagiteri mbi zizamurwa n'iki? Icya mbere kizamura bagiteri mbi ni ugukoresha ari amasabune cyangwa se ari amaspray ahumura bamwe na bamwe bagenda bakoresha mu myanya y'ibanga kugira ngo barwanye impumuro mbi. Gukoresha ziriya produit ntabwo ari byiza cyane kuko ziragenda zikica y'amabagiteri meza aba mu myanya y'ibanga, hanyuma amabagiteri mabi akaba ari azamuka ku rwego ruri hejuru. Ikindi ni ukogamo ukagera mo imbere mu bice by'ibanga byawe. Koga mu myanya y'ibanga hanyuma ukagera no mo imbere ni bibi cyane kuko bituma y'amabagiteri meza apfa. Indi mpamvu ya gatatu itera infection vaginale ni ugukoresha antibiyotike cyane. Gukoresha biriya binini bya antibiyotike cyane ni bibi kuko biragenda nabyo bikica y'amabagiteri meza aba mu myanya y'ibanga. Indi mpamvu nanone ni uburwayi bugiye butandukanye, cyane cyane uburwayi bwa diyabete. Abantu bafite diyabete bakunze kwatakwa cyane na infection vaginale kubera ko umubiri wabo ntabwo uba ugifite ubudahangarwa bushyitse bwo kuba warwanya ama-infection agiye atandukanye. Si diyabete gusa, n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, cyane cyane zino ndwara zitandura, zigabanya abasirikare b'umubiri, bityo ukaba wakwatakwa n'ama-infection, cyane cyane ama-infection vaginale. Indi mpamvu ishobora kugutera kino kibazo cy'ama-infection vaginale ni isuku nke. Iyo tuvuze isuku nke tuba tuvuze uburyo bwo koga mu myanya y'ibanga ndetse n'uburyo ufatamo twa twenda twawe tw'imbere. Niba uzi neza ko utajya utera ipasi umwenda wawe w'imbere cyangwa utajya uwushyira ku zuba, ntago watandukana n'ama-infection vaginale. Ikindi kandi niba uzi neza ko utajya ufata umwanya ngo woge mu myanya y'ibanga yawe ukoresheje amazi y'akazuyaze, nabyo umenye neza ko utazatandukana na infection vaginale. Bino bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ugomba kugira isuku imyanya yawe y'ibanga mu buryo bwose ushoboka. Turaza kubigarukaho ku mpera z'iki kiganiro.
indi mpamvu ya nyuma tugiye kuvuga muri aka kanya ishobora gutuma ukunda kurwara ama infection vaginale ni ukurya isukari nyinshi. Isukari nyinshi ni ibiryo bya bagiteri zigiye zitandukanye, harimo na bagiteri mbi zataka imyanya y'ibanga nk'uko twari twabibonye haruguru. Niba rero ushaka gutandukana na infection vaginale, gerageza ugabanye isukari ukoresha. Ikimenyetso cya mbere kandi buri muntu wese wabashije kurwara infection vaginale yagiye yibonaho ni ugusohoka kw'amatembabuzi asa nk'umweru ariko yacikaguritse. Ayo matembabuzi rero iyo ukunda kuyabona cyane asohoka, kandi akenshi yasohotse aranakuryaryata ukumva ushaka kwishima cyane. Icyo ni ikimenyetso cyakwereka ko ufite infection vaginale. Ikindi ni ukuribwa cyane mu kiziba cy'inda, ukumva ntabwo umeze neza, ukumva haragutoneka cyangwa harimo kukurya ukuntu. Icyo nacyo ni ikimenyetso cyakwereka ko ufite infection vaginale. Ikindi kimenyetso ni ukwishimagura nk'uko nari maze kubivuga, ukumva igihe cyose urashaka ushima, wanakogamo bikanga gushira, nacyo ni ikimenyetso cyakwereka ko ufite infection vaginale. Ikindi kimenyetso ni ukunanirwa gukora imibonano mpuzabitsina, wajya uyikora ukumva uri kubabara cyane. Ikindi ishobora kubikwerekana none ni ukunanirwa gusama mu gihe ubishatse, kubera ko iyo ufite ama infection vaginale ntabwo biba byoroshye ko ubasha kuba wasama igihe ubishakiye. Mboneraho kubibutsa ko niba urwaye infection vaginale igihe kinini cyangwa ukunze kuzirwara, ushobora guhura n'ingaruka zigiye zitandukanye, nko kuba wabura urubyaro mu gihe ushaka kubyara. Ikindi nko kuba wakwangirika iterisi yawe cyangwa se nyababyeyi yawe ikangirika, cyangwa se imiyoborantanga yawe ikabasha kuba yakwangirika. Ni byiza rero kwivuza infection vaginale kandi ukazivuza zigakira. Aka kanya rero ndumva usobanukiwe neza impamvu itera infection vaginale, kandi ukaba usobanukiwe neza n'ibimenyetso byakwereka ko urwaye n'indwara ya infection vaginale. Reka noneho rero nze nkubwira wa muti, uburyo ugiye kuwushaka n'uburyo ugiye kuwitegurira kugira ngo utangire wivure iwawe mu rugo. Ibintu ukeneye ntabwo ari ibintu bigoranye cyane, ni ibintu bisanzwe usanzwe ubona. Nuramuka ubibuze uzampamagare turebe ubundi buryo. Icya mbere ukeneye cyprès. Cyprès ndumva abenshi bayizi, ku bantu batayizi ngiyi. Ushobora kwishakisha aho utuye cyangwa se ukaba wanabaza n'abakuru bakaba bayikwereka. Icya kabiri ukeneye romarin cyangwa se rosemary, nayo ku bantu batayizi muri kubona ifoto yayo ni uku nguku imeze. Icya gatatu ukeneye capsine. Capsine nazo ku bantu batazizi ni izi ngizi. Ikindi ukeneye tungurusumu. Ibyo bintu uko ari bine, romarin, cyprès, capsine na tungurusumu, ni umuti ukeneye kugira ngo wivure infection vaginale. Rero uburyo uzabigenza biroroshye. Fata isafuriya yawe uzi neza ko ari nini, isafuriya ufite mu rugo nini pe. Uyishyiremo amazi ajye kuzura, nurangiza utereke ku mbabura cyangwa se kuri gazi. Ucanire. Mu gihe uri gucanira, fata bya bindi twavuze haruguru, ubwo ni capsine, cyprès, romarin na tungurusumu, ubyoze neza, ubigirire isuku neza. Nurangiza amazi namara gushya neza yabiranduye, uyaterure uyatereke hasi rika agipfundikiye. Nurangiza ufate cyprès, romarin na capsine, ubizinike muri ya mazi, ubyinikemo neza. Nurangiza ufate rape, urapiremo tungurusumu impeke 5, uzirapire muri ya mazi. Nurangiza upfundikire iminota 10 bya bintu birimo. Ntabwo ari ukubitogosanya, mu byumve neza. Hanyuma rero numara kuyinika mu mazi hagashira iminota 10, uraba wateguye indobo yawe nziza wakoreye isuku kandi ushobora kwicara hejuru ugakwirwaho. Nurangiza ufate bya bintu byose uko byakabaye, ugende ubicurire muri ya ndobo. Nurangiza wicare hejuru wambaye ubusa. Ariko ushake isume cyangwa se couvre cyangwa ikindi kintu kitatuma umwuka utambuka,
wicare hejuru watandukanije amaguru, nurangiza witwikire cya gikuvureri cyangwa se yasume, wicaremo iminota 15 cyangwa se 20, ntujye munsi ya 15. Nuzajya wicaramo ukumva urahiye, ujye usa nk'uhagurukaho gatoya, akuka gahite gato, ubundi wongere wicare. Icyo bikumarira rero, wa mwuka wa bya bintu uragenda ukinjira mu myanya yawe y'ibanga, ukakoza neza, ukagenda ukamanura bya bindi bikurya, bya bindi bishoka, ukabimanura neza umeze nk'uri muri sauna. Hanyuma byandi byose bikagenda bimanuka byitura muri ya ndobo, ugenda wumva umera neza. Hanyuma ya minota 15 cyangwa 20 yashira, ugahaguruka ukabimena. Hari ikosa rikomeye abantu bakunda gukora iyo bari gukoresha buno buryo cyangwa se bari kwivura infection vaginale bakoresheje buno buryo. Hari abantu babifata bakagenda bakabishyira mu ibase, barangiza bakicaramo bagashyiramo ikibuno. Nshuti yanjye, urimo kwivura ama infection, mu myanya y'ibanga harimo gusohokamo ama infection, noneho wicaye muri ya base irimo amazi, yama infection yakuvuyemo arongera gusubiremo, nta kintu uri gukora. Yama infection iri kumanuka arongera yisubirireyo, kubera ko urayahagurukana, kubera ko n'ubundi wayicayemo. Ntabwo rero ubwo buryo ari bwiza na gatoya. Ushobora kubyicaramo wenda ufite indi ndwara, ariko ama infection ntabwo wicaramo ngo ushyiremo ikibuno. Wicara hejuru y'indobo, hanyuma umwuka akaba ari wo ukoza. Hanyuma rero numara kubikora gutyo, urafata indi safuriya yawe, ugende ufate romare zonyine, romare gusa. Uteke amazi, namara gushya kwa kundi wabigenje, uyinikemo romare nk'uduti 2, utwinike muri ya mazi, ariko amazi agomba kuba ari nka litiro 2. Uyinikemo twa duti 2 twa romare, nurangiza uyayungurure, uyashyire mu kabido, ujye ugabanyaho, uyitawarishe, ubundi andi uyanywe. Nabyumvishe? Uzajya ugabanyaho, uyitawarishe, andi uyanywe. Ayo kwitawaza rero, nuzajya ukuraho igikombe kimwe cyo kwitawaza kuri ya mazi washyize mu kabido, uzajya ufata ikindi gikombe cy'amazi ashyushye, ubivange bibakazuyaze, hanyuma witawaze. Uruko uzajya umara kwicara kuri ya ndobo, uzajya ufata amazi ya romare uyitawarishe. Nuko ugiye kwitawaza inshuro nyinshi, ukoresha amazi ya romare. Ikindi, nuzajya ujya kunywa amazi, ujye ukoresha yandi ya romare nk'uko nabikubwiye. Ikindi, aya mu gitondo uzajya unywa, ujye wongeramo tungurusumu 2. Niba ufite umwanya, ujye ukoresha uwo muti mu gitondo na nimugoroba. Ariko niba udafite umwanya, ujye ukoresha nimugoroba ugiye kuryama. Ukoreshe ukwezi kose. Nyuma y'ukwezi uzagaruka hano muri comment umbwira uko byagenze. Ndabizi neza mugiye gukira infection vaginale, kandi hari abantu benshi bakoresheje n'umuti kandi wagiriye umumaro. Babantu bamamagaraga rero bambaza icyo bakora kugira ngo infection vaginale zikire, mubonye umuti, kandi ndizera ko ugiye gutangira nonaha uwukoresha. Reka mbashimire rero, Imana iguha umugisha cyane, kandi ukoze ikintu cyiza kitanagutwaye n'isegonda 1 gusa. Mbere yuko nsoza, reka nkubaze ikibazo. Mbese wari usanzwe ufite infection vaginale? Niba wari usanzwe uzifite, nyandikire umbwira ko ugiye gutangira gukoresha uyu muti mbahaye. Abazawukoresha mukabona resultat, muzaze mutubwire uko byagenze. Gushima n'umuco mwiza. Mwakoze rero kubana nanjye, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda.